kimwe mu bintu twaganiriye ndamuganije ndavuga rero Plaisir nafite ndumva naramuhamagaye yanga kumfata nawe nicyo nari kumubwira ariko buriya mbere yacyo ushatse kuba ko habaye inama wowe nyirizina wakwatiye koko gukeka ari icyaha oya nyirizina yego none reka tureke gukeka ko baje kubonana n'umuvandimwe wenda Plaisir ikintu waba warakimuganirijeho wenda waramubaje uti kuri inshuti yanjye ibi bintu bavuga nibyo ubundi wowe byumva ute kuko twabonye abatipe barimo barakora ibintu bibiri bisa naho bisa Vitali bakimuvuga yahise yegura bibiri we na kamera ajya gukora video yahise ajya gukora video y'indirimbo Plaisir nawe bakimuvuga habakubise umugeni hanze ibi bintu barimo ni bya bindi bavuga ngo iyo abasani bagiye gutekura imizigo barateguza umwanya wo gusenga. Ikindi umuntu yambwiye ati hari abagabo babaye nka nabari sinzi n'umuzi donc batakimenya kwita ku by'ingo zabo, aba partenaire babo bafashe umwanya wo gusenga cyane. Hari n'abadamu babaye reka ntangire ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana ugarutse kubana natwe habwo umugisha n'Imana kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe ugeze kuri iyi channel ari ubwambere reka nkubwire ngo habwo umugisha n'Imana kandi ugubwe neza mu biganiro byacu dutambutsa umunsi ku munsi. Kuri wowe utameze neza ubwire ngo humura Uwiteka ni muzima ashobora byose nta kintu kimunanira. Uyu munsi biba byanze ariko ejo birakunda n'ubuzima ni kwisiteye. Uyu munsi uba wishimye ejo ukababara ariko ntagahora gahanze. Turagarutse rero imbere ya kamera turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Prince Robert. Yego Amahoro Prince. Amahoro mushuti wa minsi nyinshi. Minsi yari baye myinshi pe. Ako ndamahoro ndashima Imana. Amahoro urashima Imana. Hanyuma muri ministeri eshanu Imana yatanze uvuze mimwe muzo yampaye. Ubundi zibeshanu urazizi biravango bamwe yabahaye kuba bigisha, abandi bakuba bashumba, abandi bakuba bahanuzi, abandi bakuba abavuga butumwa bwiza, yego bamwe bagira intumwa. Donc Imana mu mihamagaro yayo ko ari 5 yamaye 2 yangize umwigisha w'ijambo ry'Imana ndetse n'umuhanuzi w'Imana. Guhanura n'impano abantu bifuza bakwiye kwifuza nziza, ariko donc ni n'impano ikomeye kuyikoresha isaba umwuka w'Imana w'ubwenge cyane. Rero ndi n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Amen. Kandi nibyo nkunda cyane kurenza guhanura. Urumva ni byiza cyane. Nubwo ntagomera Imana imbwiye ariko nkunda kwigisha ijambo ry'Imana. Ngaho tangira udusengera Imana. Mana tugushimiye ko turemeye uyu munsi ngo tuwishimiremo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tukoretse iki kiganiro kibe ikinyungu zawe ntaba ari ikinyungu zacu. Reka utwemerere ari uyoboye ikiganiro ari nanjye ukorere muri twebwe uvugire muri twebwe. Dusenze ko n'abagiye kudutega amatwi nabo baza guhanabwa umugisha natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakomeye rero. Ndashima Imana, ndumva umwuka w'Imana kiri kuri njyewe. Ni ikimenyetso cy'ikiganza cy'Imana kiracyari kuri njye. Numva n'amaraso akiri kuri njyewe. Amaraso akiri kuri wowe. Amen. Birukana nkunda kukubazaho buri munsi ko buri umuntu uvugana n'Imana. Yego. Akenshi buriya dukwiye kuba bugufi bwiwe. Yego. Kugira ngo agere yayitubarize. Ako uziko umuvandimwe yaramvugishije nyine ambwira ko tuzakorana ikiganiro hashize n'iminsi guhera kuwa 2 bihinduka kuwa 3 kugeza uyu munsi. Ejo rero sinzi ukuntu namuhamagara bati ndaza tukora ikiganiro nijoro ndyamye uziko Imana amayerekwa. Nijoro ryamye Imana yagwayerekwa. Yamaye yerekwa sinzi impamvu ari yuherewe Imana igumugisha.
nabonaga abantu bameze nk'amakupure donc ari mu rukiko hamwe bajya kuburanira n'abacamanza baba bafite n'akakantu kameze nk'inyundo, noneho nkabona couple, urabona nka couple zigiye gusezerana ariko zo zimeze nk'iziri mu rubanza. Nkabona couple imwe iriho icyapa donc mu gatuza no mu mutima hariho icyapa kimwe cyanditseho towa kagasaraba ko gukuba nyine kamwe bajya bashyira ku nzu vuga ngo ntibivamo. None nkabona undahagararanye na mugenzi we we icyapa kiriho akavi, urabona twa tuvi bashyiragaho muri covid nyine ahemereye kwicarwa n'ahatemeye kwicarwa. Nkabona iyi couple imwe irahagaze, yego. Nkabona iyindi couple zombi ziriho towa ari ihagaze n'iyihagaze. Nkabona izindi couple imwe iriho towa indi iriho vi, nkabona n'izindi ziriho vi zombi. Donc ndahaza si bisobanura iki. Umuntu wari uri kumishurira iryo yerekwa arambwira ngo abantu bafite ingo bafata umwanya wo kongera kuzisengera cyane, bafata umwanya wo kuzisengera cyane. Hari umuntu ushobora kuba ari umugabo akaba azi ku rugo rwe rugihari, kumbi umugenzi we yaragiye kera, akaba noneho n'abandi bantu bose baragiye kera, abantu bo bakaba bazi ngo urugo rurahari kandi rutagihari, akaba n'abandi bantu ingo zabo zigikomeye. Arambwira ati sengera ingo, ubwo n'abandi nabo nyine bafata umwanya wo gusenga. Ikindi umuntu yambwiye ati hari abagabo babaye nka nabari sinzi n'umuzi, donc batakimenya kwita ku by'ingo zabo, abaparteneri babo bafata umwanya wo gusenga cyane. Hari n'abadamu babaye nka Vashiti, sibyo? Donc harakwiye ko abantu bongera bagasengera imiryango yabo, kuko Satani yasabye imiryango ku rwego rwo hejuru. Nanagumye nguma mwiyerekwa sinanatinze, ngiye ko nambona irindi yerekwa, mbona abantu benshi bagiye batandukanye, benshi bameze nk'abantu bari mu rugendo bagenda, hanyuma bagendaga uvuye guhinga, uvuye kubaka, uvuye gucuruza, uvuye gusenga. Nabonaga buri muntu wese afite donc kijyanye n'icyo nakwita isuka ye y'umurimo, buri wese agifite. Bari mu rugendo bagenda, mbona abantu bamwe barakase barigendeye, abandi baravuga ngo ngiye ngo sinajya hari abantu bari kwambura abantu busa, bakigenda. None mbona abantu, umuntu yagendaga niba afite na Bibiliya akaba yifite, yagera imbere hari abagabo babiri, none nk'uko wicaye na mugenzi wawe, none hari umugabo umwe wari ufite amakanzu yera, undi afite amakanzu yirabura donc y'umukara. Umuntu yagendaga yagera imbere y'abo bagabo agahita hitamo hajya kukwamburira. Nkabona abantu imyenda bari bambaye ibavuyeho, bahise babaha iyo kanzu baragiye. Nkabona abandi barambaye iyo kanzu y'umweru baragiye. None bageze hirya nsanga hari abandi bantu bameze nka, urabona nka korali, bameze nka korali, ari abo bari bambaye iby'umukara bafite umuntu bayoboye abashyira ku murongo, ari n'abambaye iby'umweru abashyira ku murongo. Ariko niba ari uwari ufite isuka yayigumanaga, uwari ufite Bibiliya akayigumana, waje afite umwika akawugumana. Icyahindukaga n'umwambaro. Numva ijwi rirambwiye ngo mbwira abantu basenge ngo hayirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami, ngo umwuka akavuga ngo imirimo yabo ibaherekeza. Mita nicura, donc niryo yerekwa nagize. Urumva ko bitoroshye. Abantu bakwiye gusenga bakizera Imana. Menya Yesu yaragiye kugaruka sinzi. Vuze iby'ingo twibuka yuko rw'umuvandimwe Vitali rutagihari. Iby'ingo rero, iby'ingo ni nka kaminuza. Nababwiye ngo urugo akeshi sinjya nkunda gukora ikiganiro cyo ku rugo. Uzi impamvu nagikora? Cyo kuza nagira inama imiryango. Ariko kuvuga ngo umuntu ngo urugo rwamunaniye, ngo urugo yarushoboye, ngo urugo byagenze gute. Urugo ari ibintu bitatu birushya mu buzima bikomeye cyane. Kwiga. Iyo umuntu avuze ngo ndiga, bakikubyara ukiva mu nda ya mama wawe utangira kwiga, sibyo? Umuntu ariga akiga, yasoza amashuri ya segonderi akajya kaminuza ayisoza akagira ngo arasoje, agakomeza akiga, hakaza kwigira ibizamini agiye gukora. Umuntu ariga yagera mu kazi agatangira kukiga uko gakorwa, akiga kugeza bamushyizeho iherezo ry'ubuzima bwe, bagashyiraho umusaruro akavuga ati
usoje imirimo yawe. Icyo kintu nabonye kirushya mu isi. Ikindi kintu nabonye kirushya umuntu wese ugitangiye kubaka inzu. Iyo umuntu avuze ati ngiye gukora igikorwa cyo kubaka inzu, ubwo kaba kabaye urubaka ukazarinda bagusoza imirimo yawe ugize gutya. Kuko kuwa mbere urubaka ukabifinyona neza, wazajya gusura mugenzi wawe Emma, wagera wabona akantu yashyizeho keza ukaza usenya ibyo wubatse. Icyo ni icya kabiri nabonye mu isi kirushya. Ikindi cya gatatu nabonye mu isi kirushya ni ugushinga urugo. Nabonye ari kaminuza umushumba wawe, gitifu cyangwa se umubyeyi wawe, kuko nabonye ari bo bantu bashyingira abantu akenshi. Bakubwira ati genda uba amahoro ijoro rya mbere ry'ubukwe kugeza upfuye cyangwa se mutandukanye. Ni amasomo. Rero ni kaminuza umuntu yiga ikarangira hari buriya na Vital aracyari kwiga. Siko buriya ari kwiga isomo ryitwa divorce. Buriya mu rugo mu rushako habamo amasomo menshi. Habamo isomo ryitwa keya. Ni igitabo kinini ubwo kivuze ikiganiro cyarangirira aho ngaho. Akabamo isomo ryitwa gutendekwa. Sibyo? Ubwo naryo ugize warimanuka niwanarirangiza. Akabamo isomo ryo gucibwa inyuma. Sibyo? Akabamo isomo ryo kugirirwa ishyari. Akabamo isomo rya divorce nabo ugomba byanze kunza hari umunsi uzagera ukaryiga. Rero iby'abasenyi ngo ni binini wa muvandimwe. Ni hatari. Ntago byoroshye ariko ushobora kubona mugenzi wawe byanze bagira ngo ni ubuswa bwe. Rero abareba Vital wenda wakurikiza n'iby'umugore avuga bati Vital ntashobotse koko, akaba n'undi wicara akavuga ati ariko uriya mugore ntashobotse koko. Ko naraye ndose se kambivugira hano kuri kamera, ko naraye ndose hari video ya Vital na Diane. Donc mu ruhame bari gusomana uri kumva. Sibyo? Umwe ari gupfukama ku birenge by'undi ari kumusaba imbabazi. Uravugisha ukuri? Naraye ndose kandi muzabona iyi nkuru abantu bayisoye. Ujya ukabya inzozi se? Akeshi nkabya inzozi. Kuva mbyibutse turi mu kiganiro muzabibona. Ari nabo babwira abantu hari video bari gusomana neza neza basubira. Donc bameze nk'abantu bari kwiyunga, umwe apfukamye ku birenge by'undi amusaba imbabazi. Video kare hibanga. Kandi ibintu burano ujya gukandagira ko cy'umugore n'umugabo. Ujya ukandagiramo gakeya bameze nk'abavandi. Muzi ko bashobora kuba bari kurwana ukajya kubakiza bagahita bahindukira bagatangira kugushyiramo ishibombo bwabo. Ni birebe. Bari hatari. Ni hatari. Gusa kimwe cyo mu buzima bibaho. Biriya ni ishuri, ni experience mu buzima. Ni ishuri kandi Vital nta kosa afite, ari Diane nta kosa afite. Mbega bose bari aho ngaho n'inzira karengane z'iyi si dutuyemo. Yes. Rega buriya hari n'ibintu bibaho batazi ko ari donc bakajya babyisangamo gusa. Ari umuvandimwe n'undi twe turi kuganira hano witwa Thomas, ari kuhubwira ukuntu isi mbere y'uko unayibamo unayikurira munayivukiramo. Guhamarwa kwawe kwa mbere kuba gufite umurongo ngenderwa w'ibyo uzanyuramo. Nubwo abantu bamwe batemera destination ariko burya umuntu agira ibintu bibiri byonyine, amahitamo n'umwanzuro afata. None hari igihe isi rero gufatisha umwanzuro igafatisha n'amahitamo utabishaka. Naje gusanga iyi si ntago ituma abantu, nje niko mbibona ariko ntago ituma abantu kuri iyi si bagira amahitamo. Uko izenguruka nako nawe kuzengurukana. Uyu munsi wiyubakira akazu Kimironko isi yakazi kakazenguruka yakazengurukana igasanga katahabereye za kari mu manegeka yabativira ahangaha. Oya izengurutse aho ngaho igusanze ibyigusaba byabigusabamo amahitamo. None se kankubwira guhitamo ko bari ukwawe. Hari uwo izenguruka yambwa ati hano nihabereye agahita ajya kwa Makuza cyangwa Nyabugogo kuri kumva. Undi akavuga ati muri iyi si uzemo imiruho n'amahanga. Ibyo nyeneye byose zikomera ko mbibona reka njye Gasogi. Dore ikibazo igira iragufatika kuzengurukana kandi ntikujyanana n'ibyawe. Niho bigorana. Irakuzengurukana ibyawe ikabisiga aho ngaho
sureba nk'izi nkuru muri kuvuga zo ku mihanda ziba zirimo ibintu byose. Nabwiye abantu ndababwira ni ari ibintu bibiri bigomba kuba ku muntu za kuri izi kamera. Iyi mihanda igira rotation nk'iyo muri volleyball. Sinzi njye nakinnyeho volley cyane ku rwego rwo hejuru. Volley igira rotation ku bakinnyi bayo. None nushaka ubura umupaseri. Sibyo? Kuko akenshi umupaseri ni wa muntu wababona ari mugufi udatera ibiro ahubwo ubapasa ngo batera ibiro. Ushaka ubona umupaseri akenshi uri gukina sisi no kuri gatatu uri kumva kugira ngo ubone ukuntu ukora lekire yo kuha pass. Ariko nibigukuraho ko rotasira kujyana gukora livrezo. Ugomba kujya kurivura. Rero ni imihanda nayo igenda igira amarotation ati uyu munsi ni Vitali. Ejo ni Robert. Ejo yaho ni kanaka. Ahubwo ikibazo banjyanyeho mu ruhe rwego nakoze iki kukibanshiza ahangaha. Wone nta muhanga muri uru rugendo. Kandi urugendo rw'ubuzima. Urugendo rujya mu ijuru rwo nta muskubamo. Tukigenda tukivuga kuri uru rugo. Uru rugo havugwamo n'irindi zina ryitwa Plaisir. Inshuti yanjye. Inshuti yawe Plaisir. None Vitali wese inshuti yanjye. Ntago mbizi. Ingendo twagendanye nk'iza Paulo. Ariko cyane cyane. Ukubonye ahita kubonamo Plaisir cyane kuruta uko ambaramo Vitali. Uba yibeshye. Aha. Ejo bundi rongera gutya mbona muri kumwe mu kiganiro. Yego. Iya nama mwarimo ari bwoko ki buriya. Uvuze inama cyangwa uvuze ikiganiro? Nababonye mu kiganiro. None se uko byasa kose ariko buriya mbere yacyo. Ushatse kuba ko habaye inama? Wowe nyirizina. Wakwatiye koko gukeka ari icyaha. Oya nyirizina. Yego. None reka tureke gukeka. Ko bashe kubonana n'umuvandimwe wenda Plaisir. Ikintu waba warakimuganirijeho. Wenda waramubaje uti kuri inshuti yanjye. Ibi bintu bavuga nibyo ubundi wowe byumva ute? Kuko twabonye abatipe barimo barakora ibintu bibiri bisa naho bisa. Vitali bakimuvuga yahise yegura bibiri. Wewe na kamera ajya gukora video. Yahise ajya gukora video y'indirimbo. Plaisir nawe bakimuvuga habakubise umugeni hanze. Ibi bintu barimo ni bya bindi bavuga ngo iyo abasani bagiye gutekura imizigo barateguza barabanza bagategura. Ariko ko kandi tunyengatekereza nukuri ntabwo abanye Vitali ko yasubiye kuri Blessing Studio kubise ingoma hanze y'umu sister. Namubonye no muri studio ya radio imwe rwose bari gukora promotion. Juste urumva wenda nuko mbajije cyambere ntakwiye kuzana hano kuri kamera kubwo ubwo ntago naba nyikibereye umuvandimwe inshuti muganiye ibyo mwaganiye ukaza kubibara hano kuri kamera ubutaye ibindi yajya avuga ati uriyanganira nawe akaza kubibara kuri kamera. Ntacyo tubwire nabyo mvuze basi tubwire yakubwiye iki wenda ureke kubivuga. Urari igihe nyine ibintu ureke kubivuga ari kuvuga. Ariko bamuvandimwe yine wenda muri nagane na Mutabazi arambwira ati nshya ntabwo uravuga ngo nakwemera kongera ko abonye umuntu Mutabazi ati ari icyo ngutwaye ko turi kwiganirira nyine urumva byanze bikunze yego hari amabanga utavuga y'indani kandi ngiye buriya uko mba nabibona nanjye mbona Plaisir asenga. Rero byanze bikunze ntekereza ko icyo ntekereza ari cyo nawe yakubwiye. Kimwe mu bintu twaganiriye ndamuganije ndavuga rero Plaisir nafite ndumva naramuhamagaye yanga kumfata nawe nicyo nari kumubwira. Plaisir niba haje inkuru nk'iriya sibyo si byiza kufata iyo ufashe ahantu hari ibishangara niba ari ibishandara cyangwa se ibyatsi byumye iyo utabishyizemo umuriro nta kibyatsi. Ariko iyo ufashe umwambo karasa biragurumana. Niba bari kuvuga ibintu nka biriya wowe muri wowe harimo kuri kwawe sibyo kurenza uko abandi bantu iturize kandi yumvisha inama yanjye. Umugira inama yo kukugumana umugira inama yo kwigumanira kuri kwe. Yes. Nisara kubaha ngo kubamariri
ko hari n'abazanye ukuri. Hari igihe umuntu azana nk'ukuri ukareba ukuri ngo azanye ngo reka nze mbaho ukuri. Nk'umuntu akaza agakora inkuru ngo mbonye ngo Plaisir ngo na Benita ngo baratandukanye ngo ntago bari kumwe. Wowe wajya kubasura mu rugo ugasanga barakwakiriye n'urugero nyine ngo haye. Ubwo nk'uwo umunaza kumuha ukuri ngo bigenze gute? Ufotore umwereke ko uri mu rugo na mugenzi ngo kugira ngo yumve neze ko abayarangije kubitangaza byagenda gute. Ubundi se ukuri abantu bashaka no kuwe. Nuko umuntu umuvandimwe azakisambura ati nyamara ubwo muri kumbona bari kuvuga ko nasambanye n'urugero. Nibyo narasambanye. Uko niko kuri abantu mutegereje. Kubamarira iki? Kubamarira iki? Kwimena inda nibyo muri gushaka. Uziko niyo umuntu yaza akababwira ati ngiye rwose bana b'Imana mu mbabare narasambanye n'urugero akaza kubivugira hano kuri kamera mutamuhimba baza ahubwo mwamubonye uburyo bwo bwiza bwo kumucuruza. Nyina tumerere nka Diana za duhukuri. Mubwirwa n'ikize ko bira Diana yabaye ariko kuri. None se hari ikindi kibo aronde waje kubivuguruza. Urerega reka nkubwire. Uri iyo umuntu avuze ngo Robert yaransambanye n'urugero. Robert akajya hari yakicecekera. Ubwo nyine no ukuri. Yego. Ase nkawe mwimboni y'umunyamakuru tuganire nanjye n'umunyamakuru. Ukurikije ibyo Diane yavuze. Wahoze uvuga ko bose nakosa kurimo. Buriya nka percent kuko irankuru ni nziza. Ubwashize twaraganira nakubwira ni buriya byakabaye byiza tumenye aviza z'imande zo. Mwari muri gukora inkuru iri kuri Avia Vitali yarahemukiwe yaratawe ariko umudamu yaraje atanga na Avia. Nka senteze yawe nk'umunyamakuru. Wabonye rura rugo rwaraziziki. Rugo rero. Wazize kubura abakuru. Wazize kubura abakuru. Urugo rero rutoya rugishingwa. Rura rumeze nk'igi. Iburya igi rimenwa n'ibibonetse byose. Sibyo? Ariko ntago wafata umwungu niba umwungu wuze. Niyo wakubita ku nzu kugira ngo uzapfe kumeneka. Aba ari intambara. Urugo rutoya rero ruba rukwiye gusigasirwa nk'igi. Gusa nshingiye ku byo bo bivugiye. Yego. Ko Diane yaravuze ati duheruka gusenga tukigera mu nzu. Kandi kuri kamera tubona Vitara n'umuvuga ubutumwa bwiza. Ariko Diana akavuga ati bwiza wihe ko burimo inyuro. Nshingiye ku kuba somye ijambo ry'Imana ngo Mariya na Yosefu bari barimo bagenda bagira gutya babura Yesu. Buriya karagahe ko kubura Yesu Mariya na Yosefu ngo habaye intambara ikomeye cyane. Mwabikuye. Ariko aho Yesu abuze ibindi buriya ngo habaye intambara buriya ati agucitsa ati ndati waruri ati Yesu yari umufite ndati se anyuze he ati urabura kumbaza. Rero 100% ukuri guhari ningo iyo Yesu abaye mukeya mu rugo naho ntara nubwo ari mukeya buriya ni hafi ya ntawe. Ko buriya ikintu mpamya neza ntashidikanya nuko ruriya rugo usomye urebye fondasiyo yarwo kugeza rwubatswe ubona ko n'ubundi nubwo rwubatswe ariko ntago muri plane. Ariko muri mariage uziko usijye kwenda bakoze amakosa kujya mu itangazamakuru bakasakuza. Muri mariage bira bintu byemewe ko igipande kimwe kiba kigiye ku ruhande kugira ngo induru se nk'igabanuka bakongera bakubaka. Biriya rero biriya ntago ari kuvuga ngo igipande kimwe kijye hanze ikindi kigire gute. Buriya divorce sibyo. Divorce buriya ni ikintu Nago mvuze divorce. Urabona umugabo n'umugore bameze nk'amazi n'ubugari byafatanye. Nk'igikoma n'amazi bavanze sibyo. Mwishaka kubivangura ntibivangurika sibyo. Ariko birashoboka ko igipande kimwe cy'ubugari gishobora kuba kiri Kicukiro ikindi kikaba kiri ku Gisozi sibyo. Cyazagera igihe bikongera bikaza bigasubirana kuko buriya Diana hari ni Vitali Diane na Vitali hari ni Vitali Diane. Mwikumva ngo nuko umwe ari Kicukiro uri kumva undi ngo abe ku Gisozi ugire ngo burango mwebwe mufite uburenganzira bwo kujya mu hagati njya mbona izi nkuru mujya mu musatura. No gusa kimwe cyo
wabyanga wabyemera. yego nje mbibonamo ubufarisayo. byiki ibyo mvuze oya ibyabo ubonamo ubufarisayo ariko icyo twifuza twese nababwiye ngo bavashiti bavashiti n'abana bari baraje bagaragare muri iki gihugu muzaba mureba ibyabo. hari abantu Esiteri agiye gusimbura kandi bagira ngo ni imikino. ubwo birangiye nyine birangiye mu nshuti wawe Plaisir birangiye utubwiye mbese hafi ya ntabyo. ese mvuga iki nyine tubwire nyuma y'uko ibi bintu bimuvuzweho wasanze ameze ate, umwuka umeze ute, sibyo? uko wari umuzi imbere uko wamusanze. Plaisir aracyari Plaisir, aracyakora umurimo w'Imana. uko mwabonaga inkuru asohora kuri Zaburi nshya niko akizisohora. ari mu gukora ivugabutumwa ryo kuririmba, ari kubwira abantu ko umugeni wa Kristo agize gute atashye, badakwiye kurangara. donc niyo mvugo namwumvanye ijambo riri muri Timoteyo 8 rivuga ngo Timoteyo mwana wanjye ngo tuzagera mu bihe birushye, abantu bazaba bikunda badakunda babo, bakunda imiya birarira bibona. ubwo ntatangiye ni Bibiliya yakoresheje. none se Vitali we si Bibiliya yakoresha akaducyurira. Vitali wakubwira ko amazi ya Aburahamu ashobora gukama ariko ay'Imana atakama. ariko urumva none Plaisir we niba avuga ngo asomye ijambo ry'Imana rivuga ngo turi mu bihe birushye, ibihe bigoye byamuruhije nyine. niwe wenyine se ibihe bigeze aho urwego umuntu acuruza undi urumva ari Plaisir urushye wenyine. avuga ko nawe ushyizemo si sawa. none se nasabo ntabyo uzi none se ugushaka kuvuga ko turi gucuruza ako kantu rwose. ubu muri mwivuga butumwa byiza rya Kristo turi guhugurana kubana kwabo kwiza barahugurana. nimukomeze muhugurane. ubusa ubu nta bantu twubatse tubwiye yuko umuntu twubatse n'uwuhe akwiriye kumenya ko urugo ari ishuri. basi wenda we umenye ko urugo ari ishuri rigira amasomo, kandi iryo Robert ari kwiga uyu munsi si ryo umuvandimwe ari kwiga. rero kubaka iryo ndi kwiga uyu munsi. kandi ikindi hari abo twigishije tubabwiye yuko muri rwa rugo ikintu cyabuze ni Yesu wabuzemo wenyine. umugabo yagiye kurega umugore kwa kundi baba bashwanye nyine ngo ngenga uyu mugore ngo ntanekere ibiryo bya mu gitondo, uri kumva, ngo njye ku kazi nibura hari ikintu ushyize mu kanwa. icyo ni icyaha, uri kumva. undi aramubwira ati ndabiteka, wamaye amafaranga yo kubiteka, wigeze uyansaba se wese kutayamaye ngo mbiteke. urumva isomo. umugabo ariyicariye ategereje ko bamwaka amafaranga akayatanga kandi arayafite. yewe n'umugore arabizi ko yafite, uri kumva. namureza ati nge nayamuhaye ngo duhake, yanga guteka acunga ngiye abari bwateka. urumva rimwe na rimwe urugo ni ikintu kiri vast, ari naryo wenda twanahugura n'abantu badukurikiye, sibyo? tukareka no kuvuga ngo donc inkuru ni title ushaka cyangwa se thumbnail kuvuga ngo Plaisir yabyemeye, sibyo? nyine yabyemeye siko tubwiye se nicyo ushaka, nicyo nyine urakoze. ariko twagakwiye kubwira abantu bubatse ingo tukababwira tuti urugo ni ishuri, kandi isomo Robert ari kwiga si ryo wowe ugezeho, ahubwo se ko ngeze kuri iri somo wowe waba wararyize ati nararyize, waryize ute? ubu hari igihe kizagera iri somo Vitali na Plaisir bari kwiga, mwenda nkarigeramo nkajya kubaza ati muri rya somo mwikomportaga gute, ese iyo uhuye n'iki kibazo bagisubiza bati yes. ni iki twagakwiye kwigisha abantu. erega buri urugo reka ngo story imwe ubundi wenda tugana no ku musozo. yego. pastor umwe yigeze kumucanga, iramucanga nkuko natwe biri kuducanga. umaze kumucanga rero yarayoboye, umugabo yari umudiyakoni, umugore ari umuririmbyi. bukeye umugore azarira ati cya kidiyakoni cyawe ibintu cyaraye kinkoreye, uzi ko yatinyutse akankubita urushyi. sibyo? ariko ntabwo ari rwa rundi Diane yakubiswe none ati yo atankubita urushyi.
ese Diane yavuze ko yakubiswe rimwe cyangwa yakubiswe yakubiswe kenshi. Wumvishe ikiganiro neza yaravuze ngo rimwe se kabiri se ugikurikire wumve neza. Harimo n'ibintu ngo byo kunigagurwa. Ase kuki bitari bamukubise bitari nawe ariko se wari uhari nawe yaravuze ngo bazana amafoto nawe itari kuki wakubise umugore. Reka ndi kuvuga ibyo umugore yavuze ngiye sinarima. Noneho rero yego umugabo pasiteri abahamagaye umugabo ati nibyo koko wakubise umugore. Umugabo aramureba aramubwira ati umva pasiteri usibye nanjye uretse njyewe namukubise rimwe urushyi rumwe yaza kuba ari we wari umukubite ebyiri nkurikije uko nkuzi. Yego se kubera iki ati uyu mugore atinyuka avuga ngo ndimbwa. Atinyuka avuga ngo ndimbwa aho wabereye mu muco wacu hari umugore ubitinyuka. Hari umugore ubitinyuka. Pasiteri abaza umugore ati watinyutse ubwira umugabo ngo nimbwa. Umugore ati pasiteri we ntabyo uzi nawe yaza kuba ari wowe njye no mu isi mbwa inshuro imwe wowe wari bumwite imbwa inshuro ebyiri. Bari kuvuga ko ari inyana ari inyana yayo atari pasiteri biramucanze nk'uko natwe biri kuducanga. Bizabacanga arangije pasiteri aba arahindukiye abaza ibyagenze atari kuzi ko uyu mugabo amaze icyumweru cyose adahaha. Pasiteri ati wa mugabo we umaze icyumweru cyose udahaha. Mugabo ati pasiteri njye maze icyumweru kimwe yaza kuba ari wowe. yego rero urumva tugana ku musozo ntago byoroshye nyine biragumya bikaducanga. biba bigomba kuducanga. Rega impamvu bibacanga hari ibintu bibera inside n'ibibera outside. Kandi akenshi abantu bazane ibiri outside na information ziri reyeri baba bafite sibyo. Rero biba bigomba kubacanga. Reka rero tubicangure gutya. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo wowe uko n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ukora icyaha wese ni wa Satani. Kandi buri muntu wese afite umwuka umuyobora. Utayoborwa n'umwuka w'Imana yoborwa n'uwa Satani. Kandi Satani niwe ukoresha niba kuyobora niwe ugukoresha. Nta muvandimwe ejo bundi wabonye wakomeretse umunsi umwe nyuma y'imisatsi umusatsi ukaba wameze wakoze. Nago buri imbaraga z'imbonize ziba zibona ibyarimo ko atari amakosa sibyo. Ko nawe bishyize ku rundi rwego. Oya none se icyo mvuze utazi niki? Nujyo nyine nguhaye. Imbaraga igukoresha ni gukoresha ibyo ukora. Sibyo? Niba ukoreshwa n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana niwe ugukoresha. Niba ukoreshwa na Satani, Satani niwe ugukoresha. Byuri yawe tube tubiretse nibirebere. Yego. Niwe muntu. Oya niwe nari nanze urugero. Ariko ziko ashobora kuzasohoka mu gitabo muri Guinness de Record mu Rwanda. Aracyari undi muvandimwe babameranye gutya mbiri nawe utaracogora. Wa ndi nahaye akaraho. Ubwo rero ariko reka dusoze tugeze mu isi igoye nyine. Umwuka ugukoresha uhita uvuga ati ura. Reka dusoze abari badukurikiye tuba turimo tuganira tuganire none se twagira dute ibiriho barabivuga ibiriho barabiganira ariko kimwe cyo tugeze no mu isi uvuga ukuri bakagukurikirana. Ariko kimwe cyo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora ibyo butwari. Rero navuga ngo twasenga Imana tukifuza Vitale na Diane byaba byiza biramutse biri yari inzozi atari ibintu biri kubaho bakazongera urugo rwabo rugakomera rugasubirana. Akenshi iyi Imana ifite ikintu iri kubaka ku muntu uzi ko ishobora kunyuza mu mage kugira ngo wubake ejo hazaza. Gusa nyine abahanga benshi bategura amahoro mu gihe cy'intambara. Akantu ntinya karimo nuko bashyiramo akantu kavuga ngo na mbere Imana ntiyari birimo. Kukize bo bagiye gukora ibyo Imana itavuze. Abo tubihorere nyine ntawamenya. N'umuntu umaranye imyaka 8 n'umugore we cyangwa 10. No ikintu kibabaje. Ujya kumva umuhanuzi aramubwiye ngo uriya mugabo si wawe bamaze kubyarana gatanu. Ikintu kibabaje Imana n'imvugo zabyo tubigenzuza ijambo ryayo. Nuko n'idini riba ryabyinjiyemo. Asanga nk'umubyeyi washingiye abantu aho kugira ngo agumye bakarwana intambara yo kubatanya. Oya ari n'igihe abatari we
arega nta muntu ugira umwanzi ahubwo umwuka w'umwanzi muri mu bantu niwo urwanya abandi nyine aho ngaho niho bigoraniye ubundi tuzi ko nyine aho umuntu asengera iyo bagushyingiye aba ari bo babyeyi bawe noneho rero iyo babyutse mu gitondo bakakwihakana byakomeye ase wakihakana n'ibintu bifite amashusho nyine ari ibintu umuntu waramushyingiye nyine biragaragara ko wamushyingiye umwihakanyo kubera ko ari mu mage no mu makoni kw'idini rikora nibwo bakibona nyine ko bashyingiye umuntu utazwi ibyo birabareba twikomeze tujye mu ijuru sinabahaye message y'Imana ivuga ngo hahirwa abantu bapfiriye mu mwami bapfira mu mwami niboneze bene data urikumva iyi si yo iri kunaga amatunda agiye atandukanye abajya gusarura bakayigwamo ibyo birabareba rero buri wese ucyubatse uruga rusengere nanjye nkomeje gusengera urwanjye nawe usengera urwawe n'undi wese abitari rwonyine zacu zo nizigeramiwe n'iz'abandi bose udukurikiye urwe rurorohewe nawe ntiyorohewe rero buriya ruba ruriye vitari n'abandi rutabibagiwe guturwa mwambaye ukajya kwambara urwawe murakoze Imana ibaha umugisha ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom shalom